RW-KIGALI amahitamo meza. Okay, reka rugire mbasuhuza cyane bakunzi ba RW-KIGALI TV, mbabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, i Kigali ndetse n'iburengerazuba n'iburasirazuba ndabasuhuje cyane. Reka namwe mbabwire ngo Nyagasani nakomeze kubana namwe. Abarundi mudukurikira mwicecekeye, hari ababivuga, hari n'abadukurikira bacecetse, namwe ndabasuhuje cyane. Mbabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza namwe. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe tugiye kurebera hamwe ukuntu twafatira ibyemezo abantu bafata telefone zacu tudashaka bakirukira mu mafoto yacu, cyangwa se muri SMS tuba twarandikiranye n'abantu bagiye kurebamo ibintu bishobora kuba bitanabareba. Ukibaza uti arareba message zanjye ziramureba, ese niki nakora ngo mukumire? Kandi hari abantu bafata telefone ukabona ntabwo wayimwima koko, ntabwo wayimwima, akaba yareba ibintu rero udashaka akareba. Ashobora kura SMS zawe udashaka gushyira public. Aka kanya rero nibyo nkuzaniye uburyo ibi bintu ushobora kubyirinda ukoresheje telefone yawe, ku buryo azayifata kugira ngo arebe ibintu byawe ari uko uzamuha uburenganzira bwo kubirebamo. Tudatinze rero uraza muri telefone yawe nyine, ntabwo ndakubwira ngo downloading application, ahubwo abo application iba mu matelefone ayo ariyo yose. Na application ye rero yitwa Phone Master. Application yitwa Phone Master urayibona hano. Na application y'ubururu irimo akantu k'umweru na kave, urayifungura. Wamara kuyifungura igafunguka. Sasa hano urabona data manager, deep clean, file remover, app management, hide, ariko turaza gukanda hano kuri toolbox tumanuka hasi. Abona deep clean, notification management, file remover, CPU kura, auto start management, data management, harassment filter, app lock. Okay, tuhita tuzano kuri app lock tuyikandeho. Ukimara kuyikandaho barakubwira bati urashaka gushyiramo iyihe password. Ushobora gushyiramo gukoresha fingerprint yawe ukayishyiramo, ariko ushobora no gukoresha password ya pattern. Urugero, suppose ko nzajya nkoresha iyi ngiyi, ubwo arahita hafunguka. Ahita hafunguka. Njyewe rero nari naratangiye no kuyikoresha, vuga nti abantu bashaka kureba amafoto yanjye ndabakatiye, file management ndabakatiye, WhatsApp ndabakatiye, Gmail, Facebook Lite, Messenger Lite, YouTube Studio, abo bose narabakatiye. Icyo rero wakora kugira ufunge application ushaka gufunga, urabona nk'iyi ngiyi nayibagiwe, icyo ukora uraza ugakanda kuri aka kagufuri ukagakandaho gahita kifunga. Urugero, ninza hano imbere urugero katurebe application nafunze, nabonye ko WhatsApp yanjye nayifunze. Noneho reka nze nyifungure turebe, cyangwa se hano kuri gallery nayo nayifunze. Ngiye kureba se ibintu nakoze nibyo, ndakanda kuri GB WhatsApp nyifungure. Urabona ko harita hazaho ya password, gusa umubwiye password nyine ahita yinjiramo mu kanya nka kugumbya. Kimwe na hano ku mafoto urabona ni muri gallery naho no gushyiramo password akabona kwa accessinga telefone yawe. Ubu rero bari abantu bafata telefone zacu bakirukira mu mafoto, nkaho hari amafoto yabo bagiye kurebamo cyangwa se babitsemo, abo ngabo tubahaye ibyabo. Cyangwa se ugasanga yirukiye muri white studio yawe, ukibaza agiye kuyirebamo iki,
agiye kurebamo iki ufatanyije nawe channel, agiye kureba amafaranga ufiteho. Ibyo byose birakemutse. Rero wowe utarakoze subscribe, reka nkubwire ngo yakora subscribe kuko nibwo biza kubera byiza kumenya ibintu bigezweho mu ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho uri hose, reka nkubwire ngo ndagukunda cyane. RW-KIGALI amahitamo meza.